makanika ngo abasora bamereye nabi imara bakanika uwitwa Afande Michel cyangwa se makanika we n'uwitwa Sematama bari bakutuye muri ya misozi yo mu bijombo birumvikana imisozi miremire kuva ku isaha saa 11 imiripoko yari yakaze ikikwereka ko ibintu byakaze rero abitwara micombero niwe bafata initiative yo kwandika bwa mbere nubona micombero yanditse kandi akandika asobanura hakuntu asigaye yandika ukabona yanditse atanze amakuru ariko arimo agahinda asa n'ufite n'uwayanditse afite agahinda. iri mwebwe ariko mwaprovotse intare binyuze muri Ciko Citambwe ni rezita zavuyemo n'izuko hafashwe Nyanzare ati ndetse nimureba nabi n'ibindi bice byose biraza gufatwa ariko wowe ukatubwira nakanyabo yongera agenda uva ko nawo bivuze nari nanze ko kavuga ariko aramubwira ati inyungu z'amahoro ni izihe tutiyiciye abantu ko twaca kuri aba ngaba kwica nabi Kigali basanga n'abantu babiri banganya ubwenge banganya n'urwango nibyo barabuhuza ngo barebe ko hari icyava mu babuhuje burakomeza bungana kwa kundi urwango ruravupeza bati tugende mu mirwano hariho nakubwiye ngo kuba Uburundi bumaze gupfusha abasirikare barenze 4,000 ntabwo ari ikintu cyoroshye igihugu cy'u Burundi kuba nk'igihugu kingana kuriya gipfusha abasirikare barenze 4,000 abasirikare benshi iyi mibare iri hejuru cyane y'4,000 ni benshi. Hari n'ikindi kintu cyanangaje Bosco muri biriya bice mu Ventura igenzura hari ahantu hamwe hari barage bivugwa ko inagaburira umujyi wa Goma no kuvuga ngo M23 ishatse yakupa umuriro ugigoma ariko ntibikoze none igitangaje abantu bakora maintenance kuri iyo barage nta abakozi ba guverinoma irabareka bakakomeza akazi muri enewe za M23 ntigire ikivuga nibaze kwe erega icyo mwita guverinoma nabavugizi b'ibikorwa by'abazungu biri gukorerwa muri Kongo none abana b'abanyekongo bahagurutse guharanira ko Kongo yabaho yaba igihugu yagira ubwigenge nibo birirwa baribwa ku muhanda nibo manipulatingwa nibo mbese kubera bakoresheje bene gihugu uzi hari umugabo umwe nigeze kureba yari movie bagiye kohereza umuntu kuneka ibyihebe ni santere ibaho IDP camp hakaba habaga n'aba FDLR ubundi rwari nk'urugo rw'aba FDLR abo bahahungiraga nanone nibyita abahahungira hahungira abahuje ideology n'abo ngabo bahari kuko mutabihuje n'ubundi bakwica. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese inshuti bakunzi ba Bwiza TV mu bice bitandukanye muherereyemo tubahaye ikaze twinjiye mu kiganiro uruvugiro turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ni 2024 muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Shadrack Niyonsenga ndetse na Denis Nsengiyumva. Denis amakuru birute? Amakuru ni meza. Iwe neza. Uyu mugabo se mana orara daje tubirebe. So turabaha ikaze tubibutsa ko mwaba mugize neza muramutse mukoze subscribe kuri Bwiza TV ikindi kandi turabasaba gukora share gukora like ndetse no gutanga comment mu gihe mufite iyo kuduha mwayandika comment zirafunguye shares nazo muzidufashemo ndetse bijyanirane no gukora kaka geste no gukanda kanyenyeri mukora kajeste mukande ko kanyenyeri kuri iyo nimero tugire ko tubigenza. Ubwo rero tugiye kubagezaho uruvugiro dushaka twavuga ngo rwitwa Nyanzare yabaye Nyanzare. Nyanzare yabaye Nyanzare imaze iminsi mu maboko ya M23 ariko na n'ubu ngubu ikintu gikomeje kugarukwaho ni Nyanzare nyamara nyuma yayo hari ahandi hantu M23 yagiye ifata turi burebe ariko Nyanzare toujours
irimo iragaruka kugarukwaho cyane. Turaza kureba Nyanzare ubundi bite byayo ni kubera iki, ni gati ki kukigarukaho cyane. Turaza kandi kwifashisha Rabine nitumubona aratufasha kumva neza ibikubiye mu ibaruwa guverinoma yabo by'umwihariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabo yaraye yanditse inyomoza ngo ibyatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ku ngingo y'ibijyanye no kuba mu Burundi hariyo FDLR. Uretse ko nubwo na Rabine ataboneka, Denis nawe mfite hano araza kudufasha. Ubundi byatangiye ryari ibiki, ni gute FDLR yavuye muri Kongo ikajya muri Repubulika y'u Burundi? Denis ndabizi ko afite amakuru, ubwo ni guca impaka, amakuru ashobora guca impaka ku bijyanye n'ibimenyetso bigaragaza ko hari aba FDLR bari mu Burundi. Denis na Rabine baraza kuyadufashamo. Hanyuma Bosco nawe nituza kumubona, bose niko ndagenda mbabwira kuko hari igihe birangira ikoranabuhanga ribaye ikoranabuhanga, ariko Bosco nawe naramukabonetse turaza gufatanya muri uruvugiro. By'umwihariko araza kuba adufasha nawe kumva ubusobanuro bwa kariya gace ka Nyanzare M23 yafashe ndetse n'igishobora gukurikiraho, cyane cyane ku bijyanye cya kibazo kiba kibaza ngo bivuze iki, aka gace kavuze iki kuri M23. Bosco rero ni umuntu uzi turiya duce dutandukanye na kariya arashobora kumenya neza icyo kavuze. Ubwo ibindi ni ibijyanye n'ubusesenguzi bw'aba bagabo nibyo tuza gutindaho cyane. Gusa gato Chiko Chitambwe ngo niwe wabaprovotse burya Deni bitangiye niwe washotoranye ngo niwe washotoye M23 bajya gufata iriya Nyanzare. Hano umuntu yanditse ko ngo yaprovotse intare atuma zirukana FDLR yari imaze igihe yarigaruriye kariya gace ka Nyanzare, ndetse uyu we yanagaragaje ko kariya gace ngo ari nkaho, ariko ubwo wagita gute, ni urabona nka kuriya bavuga ngo umurwa mukuru wa Gitega. Gitega umurwa wa politiki na Nyanzare yari umurwa wa politiki wa FDLR, donc niyo yari kapitali yayo mu bijyanye no kuba hari aba ofisiye bayo, ibintu bya lobbying byose, politike zose za FDLR zaberaga hariya muri Nyanzare. Ibyo bari kwemeza ko byatumye ikomeza no kugaruka mu matwi y'abantu benshi. Denis, mu gutangira reka duhere muri Sud Kivu naho birongo ntago bimeze neza. Wenda kugira ngo tubitangire neza, reka duhere kuri uno mugabo wari uri hasobanura ukuntu ngo byifasheho makanika ngo abasora bamereye nabi. Mara bakanika uyu mugabo utanze no makuru aragira ati uwitwa Afande Michel cyangwa se makanika, we n'uwitwa Sematama bari bakutuye muri ya misozi yo mu bijombo, birumvikana imisozi miremire kuva ku isaha 11 imiripoko yari yakaze. ikikwereka ko ibintu byakaze rero abitwara micombero no bafata initiative yo kwandika bwa mbere. Nubona micombero yanditse kandi akandika asobanura, hari ukuntu asigaye yandika ukabona yanditse atanze amakuru ariko arimo agahinda asa n'ufite n'uwayanditse afite agahinda. Icyo gihe mw'abantu mwe mujye mumenya ko kabimye. Makanika dufite amakuru ko yiriwe ari guhana cyangwa se ari kuwumiza icyo bita mayimayi z'abapfurero ngo ni abapfurero, n'izindi zitwa ngo ni FDLR zagiye ziyoberanya zikigira ngo ni mayimayi nyamara ari FDLR, ndetse na bamwe mu basirikare b'u Burundi. Aba bagabo barimo bitwa abanyamusaraba ari guhana n'abasirikare b'u Burundi. Makanika benshi bagiye batandukanye. Uyu munsi makanika yiroba bakubita, dore ko ari makanika rero arateguye, wari ubizi neza ko bazamugabaho ibitero muri groupement ya Bijombo. Rero kuva ku isaha 11 za mu gitondo imiriro ikitwa la armée lourde zumvikanaga cyangwa se ibibunda biremereye ndetse na za mbunda zisanzwe. Hangani makanika rero acanye umuriro, dore ko makanika urugamba yari yarwiteguye kuva kera, dore ko hariya noneho n'umwana. So ngaho nguko makanika arimo arahana abatari gukora akazi neza muri groupement ya Bijombo muri Sud Kivu. Deni, itangazo rya twirwaneho nabonye uri gusoma riravuga gute? Iri tangazo rivuga ko umutwe wo kwirwanaho watwirwaneho umenyesha abanyagihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko ngo mu minsi 5
ishize ihuriro rya FARDC Maimai zagabye ibitero ku basivile b'abanyamurenge by'umwihariko ku itariki 2 ndetse no ku itariki 6 hari ejo kwa gatatu ngo ni muri Kirumba ahitwa Kirumba n'ahitwa Inyawaranga mu misozi yo muri Uvira. Ibyo bitero rero ngo byangije byinshi ariko imibare ntabwo irajya ahagaragara. Ibi bitero ngo so aussi rare que surprenant car intervient au moment de la relance d'un programme. Mbese ni nko kuvuga ngo bino bitero byaje mu gihe hari gahunda yo kongera gutangiza gahunda y'ubwiyunge hagati y'amoko atandukanye atuye mu misozi yo muri Uvira. Hanyuma rero ngo ibi bitero bisa nkaho byaje bigamije gusabota ibyo bikorwa byari biteganyijwe byo kurushaho kuzana amahoro muri kiriya gice. Hanyuma iri tangazo rigakomeza rivuga ko ibyo bitero bimaze igihe kirekire bitegurwa, hanyuma ngo bikaba ibyakozwe rero ari ukugera ku musozo w'ibyo bimaze iminsi bitegurwa, ngo bikorwa n'abanzi b'amahoro. Ngo ils ont cherché trouver dans les allégations mensongères imaginaire camp militaire prétendu érigé par Twirwaneho. Hano rino tangazo rigaruka kuri bya bigo bya gisirikare Micombero uwo mugabo twumvaga mu ijwi yavugaga. Ni ibigo bya gisirikare Micombero yagiye kuri Twitter avuga ko Twirwaneho imaze bya bigo yavugaga Twirwaneho yari iri kugenda yubaka. Yego. Hanyuma icyo gihe muri iryo tangazo rya mbere rya Twirwaneho rivuga ko yashinjaga n'umunyamakuru ko arimo arateza FARDC n'abafatanyabikorwa bayo abanyamurenge nayo kubashumuriza mbese. Yego. Nayo by'izo nkambi nta biriho. Koko rero Twirwaneho yavuga ko ikigamijwe mu byatangajwe na Micombero ari uguha impamvu FARDC kugira ngo ibatere, koko urabona ko hataciye kabiri ibitero bitangiye gushyirwa mu bikorwa. Ariko ntago byabahiriye, niyo mpamvu bari kubakanika. Yego, ibi bitero rero ngo ntago byatunguye Twirwaneho kwa ko yari imaze iminsi rwose byiteguye. Ni nayo mpamvu rero byayoroheye kwivuna abayiteye. Gusa Twirwaneho irakomeza gutunga urutoki kino gisirikare cy'u Burundi igisaba kwitandukanya. Yego, igisaba kwitandukanya n'abo yita barbare cyangwa se inyamaswa. Hanyuma ngo kikajya hagati kikagira neutralite, ariko by'umwihariko kikirinda kwinjizwa mu bugizi bwa nabi bufite isura nk'iya jenoside. Twirwaneho ni Sud Kivu, Nord Kivu hariyo M23. Kivu zombi zikaba zirimo imirwano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo kuganira na M23 ntibikozwa, ariko Twirwaneho wamenyera nayo igisaba ibiganiro. Oya. Twirwaneho yo ikishaka no umutekano w'abanyamurenge, ariko nayo iri muri AFC ubwo automatically nayo irashaka ibiganiro nk'ibyo AFC ishaka. Buri bwo yagiye muri AFC byarasobanutse. Ubwo bose bagomba kugendera ku murongo umwe birumvikana. Kandi wumvise ko AFC rwose atari yo kugarukira hano hafi muri za Kivu. Sure. So ndi gushaka ngo ndebe ko mbona bari abagabo kugira tubanze tumbe ubusesenguzi bwabo, ndetse ndabona Bosco mufite ku murongo. Bosco wiriwe? Amakuru mumeze mute? Kuri tumeze neza mfura. Na Bosco ariko warabuze. Ariko zingendo ndimo nicanga nkaya ndirimbo ya wa mugabo. Ubuse nka Denis muraherukana ko? Herukana kera. Yambwiye ko atankumbuye nanjye bitamwirinda avuga nk'umugabo utankumbura. So Bosco turi mu ruvugiro rero, nawe uguhawe ikaze kandi uvuge nyine nk'umuntu uri mu ruvugiro. Wisanzure wivugire kabisa. Turashaka kugira ngo ubanze utubwire, tuvuye muri Sud Kivu hoho amakuru yaho ubwo yamenye, ariko ntago ufite menshi nkayo kuri Nord Kivu. Sud Kivu nagomba nayo ntabwo mba nayibanze ba Sud Kivu. Sure, nibyo birumvikana. Ariko burya ndamenya
kuko iyo aba barundi bari gukora rotation binjira muri Sud Kivu mba nabimenye n'ikibajyana n'ikiba kibajyanye mba ntakimenye nuko bajya bagera iyo bagezeyo usanga muri Noro bakanze hari ahantu bakanda imfizi buriya ntishobore gutera umugeri iyo bagezeyo muri Noro bahita bakanda kandi icyabajyanye epfo kikajegera ntibagire icyo bakora ariko ahubwo umugani reka nkubaze gutya ubundi abarundi bajya muri Sud Kivu bavuye Nord Kivu cyangwa bari Nord Kivu bari ukwabo n'abaza Sud Kivu hakaba ukwabo bose baca Sud Kivu abaza Sud Kivu bose baca Sud Kivu intention yabo kenshi baba bagiye bafite ikindi kibajyanye gitandukanye byabavanye muri yarimo abazo ka network ariko ndakeka gagiye gukemuka warugize uti bose baca Sud Kivu bose baca Sud Kivu ariko hari abaza noneho intention yabo ari ukutarenga Sud Kivu rero iyo bafasha aho hantu nakubwiye bajya bafata ifizi ntitere umugeri Noro Kivu ikahinanabika abagiye Sud Kivu baradagadwa bahindura igipango kuko erega abarundi tujye tuvugisha ukuri niba abantu bamaze gupfusha abasirikare barenze 4 ntabwo ari bakeya barenze umubare mvuze ongera utsubire mu mubare barapfa bakarifosinga ubwo baba baje muri Sud Kivu bahita bajya kurifosinga baba bapfuye muri Nord Kivu wari uvuze umubare wo muri Nord Kivu network zituma tutakumva neza ngo Nord Kivu ngo bimaze kuba imibare y'abantu bangahe abo wabashe ku 4,000 barenze 4,000 4,000 ko abasirikare benshi bose ko gacwa ni benshi ariko buri uzi ko amasisi yonyine yabaye nk'irimbi yose Jesus none se burya ntago bapfuye batsubirwa bajyanwa mu Burundi bashingurwa hariya muri DRC buza abo batajyana bibuke ko hari mahiti nyinshi buriya Game Ventura ntago yemerewe gufotora ngo yerekane imirambo yapfushije ibyo tujya tubona se burya ni kwa kundi nk'umusirikare yibeta agashaka kwereka abi wabatireba twabamaze ariko ubwo ibaze noneho byemewe niba mubona biriya bitemewe ibaze byemewe twabona amafoto ateye ubwoba cyane mubona biriya ari umuntu wiyibye byemewe noneho mwibaza uko byagenda kuko mwanjye wageze Masisi yahindutse irimbi ry'abarundi n'abandi bari abakatanyama n'abo bandi bose izo mvange zose uko zaje Game Ventura yababereye nk'ihwa niryo rikujya mu kirenge ugasanga umusumari urakujomba ikirenge bakaca ukuguru ariko se kukibata nayo yababereye nk'agasumari kibabaje n'ukuntu baba badatekereza ku ngingo yo kubivamo nicyo kintu giteye agahinda hanyuma rero uyu munsi turashaka ko twibwira kuri operasiyo Nyanzare cyangwa Nyanzare operasiyo mbona yakomeje kuvugisha amagambo menshi uruhande rwa FARDC Nyanzare yari agace kavuze iki kuri aba bagabo FARDC aravuga ko ntacyo kavuze oya ubisomye urabona ko yabababaje cyane habagamo FDLR cyane ni agace kandi buriya gukora kuri FDLR uba ukomerekeje uba usa n'ukomanze ku mutima wa Kinshasa atari Kinshasa gusa uba usa buriya noneho iyo ugeze i Burundi ugakora kuri FDLR uba usa n'ujombye n'ugiye gutera urushinge ukarutera ku bwonko bw'uriya mugabo Neva ibyo bintu usubwo bubyemeranyeho na Robert Shingirora ko nabonye yanditse itangazo yiyama leta y'u Rwanda ngo FDLR ntago iba mu Burundi none se abo bavuze bashaka gufasha kujya gukuraho ubutegetsi n'abitwa abandi yabahaye irindi zina oya naryo cyangwa bahinduye
aryo yabahaye. Wari ugikomeza ibyo turabigeraho, wari ugikomeza kuri Nyanzare rero. Byafashe iminsi igera kuri 2 hari imirwano birangira noneho uruhande rwa FARDC rwemeye koko rutagifite aka gace ka Nyanzare, ndetse hari n'utundi duce twiyomekaho turimo nk'akitwa ngo Kirima, Kasharira na amviro zaho, reka bariko bivuga. Utundi n'utubimbwiye Somikivu, Kibirizi, yego hano Somikivu ngo ni muri quartier miniere hari ukuntu. Utu duce kuri bano bagabo kutuvamo kwabo bisobanuye iki kuri M23 mu kwavansa kwayo? Bo M23 yo ureba Imana irambabarira kuko nk'umuntu wababonye bari abahungu ntago barwanira itaka. Iyo rero ibiri kurema buffer zone kuri yo rero bya bisasu byavaga za Nyanzare biza kwitura mu bambiro byica abaturage babishyizeho iherezo. Ese iyi Nyanzare urayizi? Babishyizeho wagezeyo? Ntabwo nahagiye kuko bari nibwo cyagenda oya mu buzima bwawe bwose si wanyu se si muri Kongo ushobora kuba utari wagere ariko ntiwayizenguruka yose ndabyumva yanjye kuko ari agace karuta u Rwanda. Ubundi nanjye nashaka kukubaza ngo Nyanzare ni agace kangana gute? Ngiye ku mafoto ndi kubona wagira ngo nubona akaji kamisa kameze neza, ubona wagira ngo ni umujyi. Nashaka kugira ngo umbwiye wenda ukuntu imeze, niba ari n'umujyi ukize, bese umpe ishusho yawo ukuntu umeze nk'umuntu wawugezemo, ariko nubwo waba utarawugezemo ntacyo hari uko wawumvishe. Ni santere ibaho IDP camp. IDP camp ni abadeplasoma, abantu baba bahunze ariko ntibarenga igihugu. Okay. Babandi bahunga bakavana hamwe bakajya ahandi nyine ariko bakiri mu gihugu cyabo. Bari mu gihugu bazita IDP camp. Hakaba habaga n'aba FDLR, ubundi rwari nk'urugo rw'aba FDLR abo bahahungiraga. Nanone nimbita abahahungira hahungira abahuje ideology n'abo ngabo bahari, kuko mutabihuje n'ubundi bakwica. Biragusaba kugenda ubasanga iyo nkambi yanyu habe, ariko muzabona umuntu ureshya ko mutabishaka mugahita mumwica. Mwebwe mwahahungiye namwe muba mufite ideology? Yego. So rero kureba kwanjye kuba M23 yafashe ni ukwagura buffer zone mu baturage baho M23 yariri. Ikindi kandi urebe no kuri za Kibirizi, kubera iyo nkambi hari M23 yirarikiraga ko aba bahavuye bashobora kuhatera ibikompura bikagwa muri iyo IDP n'ibigiharayiro no cyangwa se babashoreye bakabajyana, kuko bagira n'akageso gashorera abaturage bakabajyana aho bahungiye bakoresha as human shield. Ubwo babaye batahavuye rero bishobora kuba ari bimwe mu byatumye M23 igenda ikagera za Kibirizi kugira ngo ibabuze gutera bya bikompura batera za BM bita ngo ni sabasaba. Numvisha ariko abatanzania baje bazita kongera kurasa muri icyo giturage no muri izo nkambi. Urabona ikintu warugikomeza rero ikintu bivuze ku ruhande rwa M23 ni uko ibihaye umutekano b'abantu yiyemeje kurinda kuwuha. Ikintu bivuze nanone kandi kuri FARDC, kuko FARDC niyo yatangije imirwano ni feri, uko bari bavuye mu nama na SADC urabizi, bamaze kumvikana ko Goma turafunze, baratunize hano, ariko se wakoresha ukuboko kuri muri Rucuro. Muri Rucuro rero aho bagomba kunyeganyeza, urumva umuntu yakwicayeho yagupfukamyeho yicaye ku gituza,
ariko ukuboko inkokora igishobora kwihina ni Rucuru, sure n'indi ni Minova. Bagerageje Minova kunyeganyeza ukuboko, Minova M23 nayo reka tuyibambure. Bagerageje kunyeganyeza ukuboko, ko kuri Rucuru, Nyanzare nayo bati reka tuyijyane. Buriya nubwo barwaniye Nyanzare, za Mayamoto naho bararwanaga, ubundi zikaba ari za operation zashinzwe Kiko Kitambwe. nashakaga kumugarukaho, nabonye bari kumugarukaho cyane. Kiko Kitambwe kwamburwa Nyanzare ubanza hari byatumye agaragara nawe nk'udashoboye. Nta utazagaragara nk'udashoboye, n'uwamushyizeho n'uzamugaya azaza agaragara nk'udashoboye, kubera ko muvandimwe Shadarake, iyi ni intambara ifite igisobanuro kimwe ku basore b'intare za Sarambwe. Turatsinda tubeho, turatsindwa dushire. Nta rindi jambo rihari. Ese uwo muntu yemerewe gutsindwa? Oya, ntabwo bishoboka. Utsindwa ugapfa ntabwo mu gihe uri watsinda. kurwana n'abantu bafite option zirenze enye, harimo ugafata ukagenda ukajya ahandi. Iyo ni option ya mbere. Option ya kabiri, kubana n'abandi bantu, amahoro, uti twabana tuticara, amahoro akaganza. Iyo ni option ya kabiri. Option ya gatatu, ibihugu byo benshi muri bo bavuyemo, nta nyungu bifite muri iyi ntambara. Ikindi, nta n'uwabiteye, nta gitero cyabigabweho, iwabo hari amahoro. Option ya kane, ntabwo M23 yigeze ibangira kuganira nabo ngo bicare bashakire agace amahoro. Rero M23 yo option ifite ni ukurwana no gutsinda. Izo ebyiri nizo zonyine zihari. Kurwana na option idafite ikisimbura. Bariya bo kurwana so option, kurwana ni choice. Ni choice, yego. Babishaka babireka bagakora ibindi. Bosco, ariko M23 kurwana ni option. nari ngiye kubaza ikibazo, nubwo usa nkaho utanze igisubizo kimwe, wenda wa ufite n'ibindi. M23 ni ukuvuga, reka mfate General Makenga, ahanganye n'abajenerali bava mu bihugu bigera mu 8, kongeraho ba Kongo niriwe mvuga umubare, bose harimo wenda tuve muri Kongo, abo banyamahanga bose bize amashuri agiye atandukanye ahambaye y'igisirikare, ariko bose imbere ya Makenga baraza bagakubita bakababwa. Ni iki kimotiva M23 kuri uru rwego ku buryo ihangana n'ibihugu bingana kuri yari? Motivation burya bayihawe na Gisekedi. Umunsi Gisekedi nubwo uvuze abo ngabo bagaragara, ariko umugabo umwe niwe bigeze kubaza bati runaka kurusha imbaraga, ati ubonye imbwa yuriye igiti wavuga ko ariyo yiyurije cyangwa wari uba yayurije? Kuko imbwa mu buzima burira. Aravuga ati nubona imbwa mu giti ntuzibaze uburyo yuriye, uzashaka aho hafi haba hari uwayishyize muri icyo giti. Rero abo bose uvuze, nuko nkunda kubivuga, abantu wenda ntibumve, bakumva ko ubivuze ari umuntu uri aho ngaho, ariko nkavuga ngo abo bose mureba, hari abari inyuma. Hari Uburusiya bubari inyuma, nabwo bufite abajenerali batabarika. Hari Ubushinwa bubari inyuma, nabwo bufite abajenerali batabarika. Hari Amerika bari inyuma, nayo ifite abajenerali batabarika. Kuko nujya kureba Monusco ni iya Amerika, nugera kuri South Africa burya uhita ureba BRICS. Noneho birenze n'ibyo ngibyo, na Afurika yariyongeyemo. Nibyo AU, African Union, nayo yiyongeyemo. Abo bose ubongeremo, ariko motivation ihari ni Gisekedi wayitanze. Kuko Kongo ntabwo Kongo ikiri abanyekongo, nibyo Gisekedi yayihaye abanyamahanga. Ariko se M23 nk'abasore b'abanyekongo tuyireke?
ese dutege bazi abanyamahanga bazi badutemagurira iwacu batubage batumanike ku biti ahasigaye bakoze Kongo icyo bashaka. Iyo ni motivation inshuti yanjye. sure. Ibyo mvuze wenda reka mbanze mbisapotinga ataze kugira uwibaza ngo ese nguko avuze ngo Abarusiya tuzi ko bahangana n'Abanyamerika bahanganira ahandi iyo byageze ku isahane barabanza bakarya babanza bagasangira. Uravuga ko hariya batazakocaguranira. Ejo Marishal we yari kutubwira ati aba bantu nyama bashobora kuzarwanira kuko batajya bahuza. Uburusiya bugiye gutera inkunga noneho DRC ngo mu bya gisirikare ibikoresho n'imyitozo, kandi Amerika nayo ntibizayishimisha. Bosco turi kumwe cyangwa bagiye? Bosco banza avuyeho. Okay, ndacyamufite. Ya, Bosco turi kumwe? Sinzi uko byari bigenze ndanababura. Shibyo nanjye nari mbonye ntazi uko bigenze. Nayo ndi kuvuga inti aba Barusiya ko bari hariya bagiye kuzana ngo ibikoresho n'intwaro, ibikoresho n'imyitozo. Abanyamerika nabo tukaba tuzi yuko batajya bacana waka n'Abarusiya, kandi Abanyamerika nabo bakaba bafite hariya zasoma Kivu n'izindi ziri gucukura. Iri buye rirajya hehe? Baraza guhuriza hamwe cyangwa baraza n'ubundi kubipfa nk'uko basanzwe? Ni ukuri ntacyo benda gupfa, basanzwe hariya barumvikana. Mwibuka inama ya Berlin mu Budage? Ntago bari abantu bari bahuje, ariko kuko agoragara ntacyo cyari kibabwiye, cyari kitagira ba nyiracyo. Baricaye barumvikana, tugitanyagure dutya. Ubwo ndavuga Afurika. Na hariya rero barahasanzwe bombi. Monesco yari isanzwe ari Abanyamerika, none ngo bagiye kuza n'ikitwa Blackwater. Nacyo ni icy'Abanyamerika. Ni wagina y'Abanyamerika. Ariko se buriya Bosco, iyo witegereje ubona Tshisekedi yaba atabona ibintu cyangwa nawe nta yandi mahitamo afite, ni igikoresho kigomba gukora uko gikoreshejwe. We ni papetira aho ngaho, we ni nk'umuvugizi. Abantu ntibatwumve nabi, ntabwo tumututse n'umukuru w'igihugu, ariko ni umuntu bigaragara ko ashobora kuba adahagarariye inyungu, ahagarariye nako inyungu z'abandi. Ibyo mvuga nta gitutsi kirimo. Papeti ni umuntu ukoreshwa. Ni igikoresho. Ubwo urashaka kwemeranya n'abavuga ko nawe ari umucanshuro nk'abo yirirwa akoresha? Ni umucanshuro rwose. Ni umucanshuro, abamuzanye nibo bakorera. Rero ni Papeti, ikindi akaba umuvugizi w'ibikorwa biri gukorerwa muri Kongo ku banyekongo. Ni igikuru babanje gukora. Aba bantu bafite amafaranga, babanje gufata itangazamakuru. Nawe uzareba aho BBC niba kuko ntibigaragara muri Kongo, se ntubyibuka nawe bari kugendana amadarapo ya Russia, ibiki n'ibiki, bigaragambya babamagana. Nahise sinaberetse Abarusiya na n'ubu bari mu Burundi. Ntabwo birirwa bajya Kinshasa. Wenda baravuganye bati mwebwe mujye mugarukira mu Burundi, twebwe Kinshasa tuzahibera. Abarundi bazajya batwohereza ibyari byo. Abarundi bazajya batubwira ibyo mwavuga. Abarusiya baje mu Burundi, South Africa. South Africa yo n'Uburusiya urumva ni BRICS. Harimo za Brazil, harimo byaki, urumva. Ukuvuga ngo barabanje bamenda mu ifaranga ku buryo za radio wari bwumve BBC ivuga ukuri kuri M23, ibyiza bya M23 bivuga no kubera bidahari se. Yabuze se no kuvuga ngo ivuge iti M23 ahantu yafashe. Reka nkubwire Shadara, mu bintu tureba twese igishoro cya mbere leta iguha ni umutekano. M23 ahantu yafashe yatanze umutekano. Kuko ntago ari leta zose zizatanga amafaranga. Ibyo nanabibonye mu Rwanda, niho nabonye leta itanga amafaranga ku bantu ngo abantu ntibishoboye kubaha amafaranga. Ibyo ni ubudasa. Ubundi leta iguha umutekano, ibindi nawe ukihigira. Ariko M23 yahaye umutekano abaturage
ku buryo abaturage bari muri enewe leta ya Kinshasa niba nayita leta muri enewe abo banyamahanga barimo, ndabita abanyamahanga kubera ko nubwo harimo abanyekongo bamaze kuba manipulated bari kumwe nabo babaye affected n'ibi bibazo bihari. Abari aho ngaho bataha saa 11 n'ebyiri ugomba kuba waryamye. Ibyo byo niko biteye. Mu rugo iwawe, mu rupangu iwawe, saa 12 ntukwiye kuba uri mu rupangu, hanze ugomba kuba waryamye. Mu gihe aho M23 iri, abaturage bemerewe kugenda amasaha 28 no gukora amasaha 28. Itandukaniro rigaragara. Icyo si ikintu cyiza ahubwo hari n'ikindi kintu cyanangaje Bosco. Muri biriya bice M23 igenzura hari ahantu hamwe hari baraje bivugwa ko inagaburira umujyi wa Goma. No kuvuga ngo M23 ishatse yakupa umuriro ugigoma, ariko ntibikora. Noneho igitangaje, abantu bakora maintenance kuri iyo baraje nta bakozi ba guverinoma, irabareka bakakomeza akazi muri enewe za M23 ntigire ikivuga. Nibaze kwe erega icyo mwita guverinoma ni abavugizi b'ibikorwa by'abazungu biri gukorerwa muri Kongo. None abana b'abanyekongo bahagurutse guharanira ko Kongo yabaho, yaba igihugu yagira ubwigenge, nibo birirwa baribwa ku muhanda, nibo bamanipulatingwa, nibo mbese kubera bakoresheje abene gihugu. Uzi hari umugabo umwe nigeze kureba, yari movie bagiye kohereza umuntu kuneka ibyihebe, baravuga ngo ntabwo wafata umuntu utari ikihebe ngo umwohereze kuneka ibyihebe, urafata ikihebe ucyohereze mu bindi byihebe ikineke bigenzi byabyo, nko kurindisha urugo igisambo. Ni ukuvuga ngo burya nibwo ruba rurinzwe, ngo nta gisambo kiba ikindi. Rero bararebye nabo barabanza bakoresha uburyo ki abaturage b'abanyekongo ubwabo bagomba kugira abaturage bumva ko Kongo ikwiye kuba iy'abanyekongo. Barabazanira, baragenda bagushushanyiriza akantu k'aka karituni. Karituni abantu murayizi, ni igishushanyo. Katuni ni igishushanyo nyine gifite meaning y'ibintu bishobora kuba bifite reality ariko kitabimeaninze direct. Bagushushanyiriza ibintu by'aka karituni, bati aba bantu ifoto zabo ntabwo ari uko ari abanyekongo, ahubwo kuko bavuga ururimi uru n'uru, bivuze ko ubwo ngubwo ari igihugu kiniki. Urumva? Tekereza ururimi rukakugira umwenegihugu w'ikindi gihugu. Ururimi ntabwo bagira abakongo Brazzaville barivuga, ntabwo abavuga ikiruba kibagira kuba Zambia. Ariko abangaba kuko bafite kwifuza ko Kongo yava mu bucakara, bari kwifuza yuko Kongo yaba iy'abanyekongo, inyungu za Kongo zikaba inyungu z'abanyekongo. Bo bati abangaba ahubwo ubwo ngubwo ni gute aba bantu bashobora kubitekereza ko ibi bintu tubizi mu Rwanda? Ni gute bashobora kwifuza ko Kongo iba iy'abanyekongo? U Rwanda rwaraducitse, none na Kongo tuyireke? Bagahita abanyekongo mu bahige. Sure. Hanyuma Bosco, reka Denis agusomere kino gifaransa cyajije murumba, n'utumesaje tubiri nshaka kumusomera Denis. Akangaka n'akangaka hano yasubizaga uyu nguyu wari umubwiye yuko babuze Nyanzare, yaravuze ngo uduce bafashe bimusomere, hanyuma atuhuriza tubwire n'ibino strategy murumba avuga yaba ariyo cyangwa niba ari ukubura ari amabura kindi ari ukuvuga nyine byo kuvuga ngo yabuze ibindi. Oya, naregera n'ibintu byinshi mubwira Bosco, ibyo bintu bisa nkaho ari guha morale abantu bo ku ruhande rwabo nyuma yo gutakaza biriya bice byose twavuze. Ari kuvuga ngo ubu ngubu ngo Mushebere, ngo Nyamanika, buri Bushanga, ngo ubu ngubu ngo aragenzurwa na Wazalendo. Aragenzurwa na Wazalendo, se sibo bahagenzuraga intambara habereye? Wagira ngo bagiye barahafata.
yafashe nyine umuntu yahise amubwira atari ko ibyo ngibyo ni sawa urakoze atari ko ngo mwatakaje uduce turimo Nyanzare, Kikuku, Mirangi, Bwaranda na Somikivu. Asubiza gutya ngo c'est la bataille perdue et pas la guerre. Wabyumvisha ko kantu ubwo ni gutakaza urugamba ariko atari intambara. Intambara muri rusange ntiturayitakaza. Noneho yongeramo kandi ngo mentona ngo baba déconnecté kuri Kicanga ngo bari Nyanzare, ngo bari Nyanzare ngo batandukanyijwe na Kicanga. Ubwo no kuvuga ngo abo Bazarendo bari hagati ya Nyanzare na Kicanga, ariko ubwo barumva ko bose bakonekse he ahubwo ubwo nabyo tubyibaze ubwo bo bakonekse he. Hari akandi kantu utabonye Murumba yavuze sinzi ahantu nakakoherereje ngo ubu ngubu ngo duhanganye ngo na M23 ngo n'abanyapolonye na Polonye batangiye kuyinjiza mu ntambara. Polonye ubwo na Uganda ubwo arayifuze na Polonye ubwo ngubwo ntago yayisimbuka. So Bosco wenda twajya ngo tubwire iri tandukana ry'abantu bari Polonye Poland. Ni Poland. Kubera nyine ya visite ya no kuvuga ko yo oya muri yuhita wumva yo nta sheya irafatayo. Ubwo ni igihugu kitari kubaka sheya kitari kubabwira kitari kubaka sheya. Nibyo. Ubwo ni kibaka sheya bazabisha kizaba kivuye. Ubwo urabizi ko Poland, reka mbanze mbigusobanurire, Poland ribize ku bibazo byayo n'Uburusiya hariya hafi yayo nayo ifite y'umwanzi. Uwo mugabo bahanganiye, uwo mugabo nyine uyu mugabo wundi bafite Kongo ifite ni umwanzi ukomeye wa Poland. Nibyo. Nta kuntu ikindi nta kuntu yaba ari kurwana muri Ukraine ari kurasa Ukraine Poland yumva ariyo next ngo ize gushaka amabuye, iri gushaka ubwirinzi wabo. Ikindi ntabwo ibyo ako kavuyo ka Kongo nk'uko mu gihe cya mbere Kongo igihe bayitanyagura cyangwa igihe batanyagura Afurika, Uburusiya bwari buri bize mu bye ntambara z'iwabo. Wibuka ko ubwo nta gihugu bwigeze bujyana muri Afurika, kuko ni nabwo bwagize uruhare muri liberation yo kwirebaratinga cyangwa se independence ya Afurika muri rusange. Impamvu rwayigizemo uruhare nuko rwabonaga ibindi bihugu birimo birabakirana. Ntabwo ari mu gihe bagiraga Afurika, ntabwo ari ukudukunda rwose, ahubwo mu gihe batanyaguzaga Afurika nuko bo bari bize mu ntambara z'iwabo. We banazirwanye neza barazitsinda kuko bazihugiyemo. Ubwo rero Kongo imeze nk'iri kwemvayitinga ahubwo Poland mwebwe ko mutaza murashaka iki se? Arumva noneho bazahahuriza ariko bahuza da n'Uburusiya bwahuje na Amerika n'Ubushinwa na Poland. Amerika n'Uburusiya burya ntibazababeshye ngo nabanzi yakada. Ibikoresho Uburusiya bukoresha harimo ibikoresho bikomoka muri Amerika. Amavuta y'Uburusiya bafatiye ibihano akoreshezwa muri Amerika. Amerika iragenda ikajya kuyakura mu Buhinde ikayajyana ikayakoresha ikabyita se kubwo ngo nose ibizi ko yacukuye mu Buhinde. Oya, hari n'ibikorwa bakorana rwose nk'ikipe imwe cyane cyane muri biriya bintu bijyanye no mu isanzure by'ubumenyi bw'isanzure. Usanga abastronaute baho bajyana mu cyogajuru kimwe. Akuba bagabo baradukina kwe. Abanyafurika niho tutarabona ibintu nk'ibyo, ariko ababizi Abanyafurika rero kugira ngo tubibone, umunyafurika ukangutse bahita bareba undi w'ikimara uri aho impande ze bati wamubonye ko ashaka kukwica, nawe akumvisha ubwo bwenge bwe budakenewe, bakamubwira bati maneko zacu abizi ko zikaze zavumbuye yuko ashaka kukwica. Zamubonye ashaka kugwa nabi. Noneho wa wundi w'ikimara ntabwo ari burebe ba bandi bavuye ikantarange ngo yibaze ati ese urukundo aba bantu bavuye ikantarange bankunze kurusha uyu muvandimwe twabanaga n'uruwe. Arakwivugana da ukabona kwivugana. Namara kukwivugana hari akantu nigeze kubabwira, inka zari 3. Urumva akabwiye abiringana ngira ngo ntabwo nakababwiye mu Kinyarwanda. Inka zari 3, imwe ari igitare. Inka imwe ari igitare kuko nta nkiba umweru ndabizi. Inka imwe ari igitare, indi ari ibihogo, indi ari isine. Hanyuma intare
yaza kuzirya zikayirwanya zose ari eshatu. Irareba iti nzazishobora ntikweri, iraza irazibwira iti rero burya ntimugire ngo ni n'ikindi gituma jyewe mbahiga. Aho muri hose iyi nka y'igitare ituma mbabona. Niba mushaka amahoro muzahayireke nyirye, ahasigaye murebe ko nongera kumenya n'aho muri. Mwebwe murihishe inka zirebana ku maso, ubwo igitare urumva iyo yisanze mu bibazo aho icirirwa urubanza n'abavandimwe bayo bafatanyaga n'umwanzi. Umwanzi n'abavandimwe barafatanyije kugira ngo bayijyagingire n'ibikwiye kubaho kugira ngo amahoro aboneke. Ubwo zirarebana sine na bihogo zirarebana zitari ko wasanga ari byo. Kuki tuhora tubuzwa amahoro na gitare? Gitare niwe ututesha umutwe. Ziti nta kibazo. Zivuze ziti nta kibazo, intare yahise isingira gitare irayigarika irayirya. Yimaze iragaruka. Ikubise bihogo, ikubise ku ruhande igaritse sine. Sine irayiriye. Hasigaye bihogo yonyine. Bihogo yonyine. Ije kurya bihogo, bihogo yarayibwiye terega sindwana jye wandiye kera, umunsi urya gitare burya ni umunsi wandiyeho. Birangize yari yamenye ubwenge ariko ubumenyi butagihe. Ariko ayo mugani ko ari mwiza, umugani urigisha kabisa. Abavandimwe nabo nigeze kubwira abantu, ariko nabubwiye abo muringana nibagirwa ku interpretinga no mu Kinyarwanda. Ntacyo natwe turawuvumba. Abo bavandimwe nabo bakabaye batekereza, ese umuntu uteza indege kungeraho kuko nkunze kurusha umuntu duturanye. Iyo ubuze umuriro Shadrack, reka mvuge ko udakomoka i Kigali, I don't know. Ntabwo ari wo nkomoka n'ubundi, ariko burya reka nivugire ko atari ukomoka, wenda ukomoka i Cyangugu. Nujya kurahura uri gufatisha cyangwa ukeneye ikibiriti, kuko mu Rwanda wowe wahageze nabonye musigaye mukoresha gaze gusa. Gaze zaganje inkwi. Reka mvuge ngo ugiye gucana ikibiriti, gukongeza ikibiriti kuri gaze yawe. Uragisaba umuturanyi niba ari ntacyo ufite, cyangwa urahamagara umuvandimwe cyangwa ngo koherereza imyambi. Birambaza ikibazo cyoroshye gutyo. Icyo gituruka ku muturanyi, kuko uzi cyazajya kuva icyangugu koko nawe inzara yanyishe. None se umuntu areba ate ko nubwo twaba tudasa cyangwa tutabyumva kimwe, cyangwa se rwose tutanakundana jye nawe duturanye, ngomba umuntu uvuye wateze indege agomba kugukunda kundusha? Imitekerereze, ariko ntekereza ko umva Bosco ari ikintu nge mbona atari imitekerereze gusa, ahubwo mbona ari imitekerereze iherekejwe n'akantu. Mbona hari ukuntu uriya muntu amafaranga yamenwe muri iki kintu. Nibyo nakubwiye. Kongo yaragurishijwe igenwamo amafaranga menshi, dore ko abayakora ari nabo babaga bayatanga. Baza agaciro k'ibyo bari kugura, icyo bari kugura ntigishira, icyo bari gutanga ni impapuro zizashira. Sibyo? Icyo bari kugura barimo bagura igihugu, barakigura ku bene igihugu. Abene igihugu, wowe uzaba waramaze kurya abantu, wamaze bene wanyu, we naza ya mafaranga ntabwo azaba akiyaguhaye. Abayakangisha ntabwo azaba akiyabahaye, kubera ko azababwira ati bahaye iki, wariye abantu none ngo urashaka ngo amafaranga n'uwari utuye hari ari we wamuriye. Ahubwo nanjye urandya nintakwikiza toka amwigizeyo vuba na vuba. Ubwo bivuze ngo umundandi umwe yarambwiye, aka kantu ndagakoresha mu buryo bwo gusubiza icyo kintu nari mvuze. Umundandi umwe yarambwiye ati ubundi kugira ati natwe dukeneye, ati twebwe twifuza ko Kongo yacikamo, ariko icitsemo ati dukeneye ko twakwigenga, Kongo igacikamo tukagira igihugu cyacu kwigenga. Ati ariko icitsemo abatutsi
bakiriho ati ntabwo twabayoborana ubwazanyemo n'impamvu yo kuyoba bene wabo ati abahutu bari kwicira bene wabo nta kuntu batuyoborana bafite amaraso ya bene wabo ati bafite amaraso ya bene wabo mu Rwanda bazi bagira amaraso ya bene wabo iwacu ati abo batuyoborana gute ati rero ati ibyo bari gukora ni byiza ko bica bene wabo tukazafata igihugu bari aho ngaho ari ibintu bitagize icyo bivuze batatuyoborana kuko nta muntu wayoborana amaraso aho nyumvira ntese we wavuga ute ngo uri kwiyamamariza kuba perezida runaka ariko uzi impamvu bajya bavuga ngo indakuzi iwanyu ntituma wivuga uzi ko baba bari kuvuga buri iwawe indakuzi y'iwanyu indakuzi y'iwanyu ntituma wivuga ubushadara ushobora kwivuga ukakora ibikorwa bya gitwari ukavuga uburyo ki rwose ugakora ibikorwa biri aho by'abagabo ariko umuntu yabaye hari akavuga ati ariko se Shadarake wowe nzejo bundi utambara n'ikariso bya bintu wavugaga byose abaguciye intege ugiye kongera gutekereza kubanza kudefendinga uburyo utambara ikariso utambaraga ikariso kuza utambara ikariso abaguciye intege agusubije inyuma yewe nibuka nigeze kubana n'umuntu reka iyo story nyihorere kuko ihorere nta mpamvu niho utari comfortable kuyishyira ku karubanda hanyuma Bosco wenda twegereza ku musozo ndagira nti tugenda tujya no ku musozo reka noneho gatoya ukomoze ku bijyanye na wa mugabo nakubwiraga witwa Chiko Chitambwe nyuma y'uko aprovotse intare niko akamesaje kari hano umuntu yanditse avuga ati ni mwebwe ariko mwaprovotse intare binyuze muri Chiko Chitambwe ni rezita zavuyemo n'izuko hafashwe Nyanzare ati ndetse nimureba nabi n'ibindi bice byose biraza gufatwa ariko wowe ukatubwira nakanyabo yongera agenda uva ko nawe bivuze nari nanze kukavuga ariko ikibazo cyawe wowe Bosco ndetse n'abandi bantu bo muri M23 we nturimo imbere ariko nawe ujya umenya ibyabo bavuga ko nta target yo gufata udutaka cyangwa se ibice bafite none urabona Chiko aza kumenya ino logique yuko nta target yo gufata ibice badafite akituriza ese unabihuze kugira ngo ubyumve neza bihuze n'impamvu nge nahoze mvuga mu kiganiro isanzwe mu gitondo ko Tshisekedi yabuze nabyita gute ngiye kuvuga ngo yabuze ubwenge ariko ubwo nabamututse ariko yabuze kubitekerezaho neza kuko M23 nko mu gihe cya aircraft ntago yari iri kurwana ahubwo yarwanye yirukanye aircraft nkibaza urabona baza kumenya ubwenge bakarekera aho kurwana ko biri kubambura uduce kandi mu by'ukuri M23 itari igamije kudufata cyangwa biraza gukomeza gutya Kabo numbwira ngo ntibari bukomeze nabwo ndakubaza ntisaba abacancuro barataha Tshisekedi rero ntabwo intambara yayishyize mu maboko we ku giti cye yemeye gutanga Kongo kubw'urwango rwamwuzuye umutima nakuba n'urwango gusa cyangwa harimo kuba harimo inyungu n'ubwenge budakenewe inyungu zo zirimo cyane ariko nyine nako ubwenge burya nako karamataringa kuko kuba nakwanga ariko mbonye urwango rwanjye ruri bumpombye se sinaruceceka bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo uzi gutazahora murasangira nibyo yego umva umugani ukuntu uremereye wakwanga umuntu ariko wasanga uwo muntu wanze ntacyo biramuhinduraho ko biri kumuhinduraho mugasangira mukabana mugaturana rero Tshisekedi ntabwo mbona ko yenda kuhindura icyo warumbajije uteye mu gihe cya East African Community Force yari mu nyungu ko nta hantu hafatwaga nibyo M23 AFC yari tarabaho yari M23
icyo gihe. M23 ariyo yari iriho icyo gihe kuko uyu munsi ni AFC. Nibyo. M23 yari mu myanzuro y'inama z'abakuru b'ibihugu yashakiraga Kongo amahoro. Hariya rero hariho uyu mugabo w'i Burundi yaciriye inyuma East African Community, aramubwira ati inyungu z'amahoro ni izihe tutiyiciye abantu, ko twaca kuri aba ngaba tukajya kwica nabi Kigali. Basanga n'abantu babiri banganya ubwenge, banganya n'urwango. Nibyo. Barabuhuza ngo barebe ko hari icyava mu babuhuje, burakomeza bungana kwa kundi. urwango rurabupeza. Sure. Bati tugende mu mirwano. Hariho nakubwiye ngo kuba Uburundi bumaze gupfusha abasirikare barenze 4,000 ntabwo ari ikintu cyoroshye. Igihugu cy'u Burundi kuba nk'igihugu kingana kuriya gipfusha abasirikare barenze 4,000. Abasirikare benshi. Iyi mibare iri hejuru cyane y'4,000. Ni benshi. Kandi abo nabo babashije kumenyekana ubwo ngubwo, urumva niba abo nabo batajyana, abagiye bapfa bamaze gukomereka bagapfira mu bitaro, abo bose ubwo hari igihe mwebwe mushobora kutabamenya kuko ahita imibare y'igisirikare leta y'amajoro ntimwe mwabimenya. Ikindi cyongeyeho, ntabwo umusirikare upfire ku rugamba bahamusiga. Burya bahamusiga kubera amaburakindi. Uba ari umunya. Ubwo abo barenze 4,000 ni iminyago, n'abapfuye bakaba n'iminyago. So rero icyo warumbajije uti iki ngiki noneho ko ari kujya mu gihombo, yazanye abarwanyi nyine, urumva ururimi avuga ngo bari kumusubizamo. Sure. Yavuze intambara niyo bari kumuha. Kwiringira intsinzi rero, buriya yaza kuba ari we, yaza kuba ari umuntu, mbese yaza kuba ari umukongomani uri ufite patriotisme muri we, yakarebye akavuga ese ko aba bahungu bambwira kuvugana nabo, navuye kwizima nkagenda tukicara tukavugana. Nibyo. Ubundi bitwaye iki? Ikindi yaza kugira ubwenge nk'ubwa Kabila. Uretse kwicara cyifuza. Sinacyifuza. Bwinshi ntabwo ari bwiza nabwo. Nibyo ariko yabajijisha. Kuko Kabila yaba ari Kabila, uriya Kabila yari umunyabwenge cyane. Muravugana, ibyo muvuganya akakwereka ko bigiye no kujya mu bikorwa, hagatangira process, ugaherereye kigapfira mu kirere muri process yatangiye. None se 2018 icyo bita brassage cyari iki? Ni igiki? Uguhuza. Kwari ukuvanga ingabo se? Hey. Kandi nta cyabaye. Amateka n'agashyirwa mu bikorwa. Kibabwahe baragitangiye. Rega wibuke ko yo muzihuje, leta major asigara ari Kinshasa. Nibyo. Na perezida asigara ari Kinshasa. Baratangira batangira kudeployinga uko batabivuganye mu masezerano. Nese umusirikare ari buvuge ngo hoya ntaga kiri ku rugamba. Yabaye umusirikare w'igihugu ntaga kiri inyeshyamba. Ntaga ari buvuge ngo hoya. Ubwo bwenge rero nibwo yatagize. Kuko yaza kubugira n'ubundi abantu batigera bamusaba ngo dushyire muri leta ngo ubahiriza amasezerano yacu. Cyonyine ntabwo byari ibintu bikomeye. Ayo masezerano ubu ngubu ntekereza ko ubu ngubu ari nta n'ikintu kivuze. Nta kintu kivuze n'ubundi niyo mvuga isigaye iriho, nta gakiri yose. Ni ingingo nkeya zirimo zigikenewe. Kuko aho bakoreye genocide harimo guhana ibyaha bya genocide byakozwe hariya. Kandi ibyo ngibyo igihe cyose bazavuga bati dushaka guhana abanyabyaha, ndabizi ko Kinshasa nayo ntizabyemera. Kuko nawe ari nawe ni umunyabyaha. Ntabwo wabwira umuntu ngo tuvugane uburyo nzaguhanamo. Bizagorana umugani. Azajya inama yo kumuhana. Urumva wabwira umuntu ngo tujye inama y'uburyo naguhanamo. Oya, ntabwo icyo kintu yacyumva.
So, Bosco, rero ibyari ibiganiro ni byinshi byahindutsemo. so ubu rero Chiko Chitambwe nawe ni igitambo nk'abandi, nawe arakandiraho ejo bamuhindure, nibyo? Ariko we bamuhindura bamugarura, kuko ubu bwa kabiri yarayigarutsemo we ni nka Kirimwami. Ni ubwa kabiri yaragarutse muri iriya ntambara muri ako gace. Chiko Chitambwe yaje intare za Sarambwe zigeze Rucuro, avuga ko Kirimwami byamunaniye we aje kubikora. Aragerageza ibyari byananiye Kirimwami kwari ukurinda Bunagana yonyine. Bunagana yonyine. Chiko Chitambwe bamwambuye Rucuro, bamwambuye Kiwanja, bamwambuye Tongo, bamwambuye Kicanga, nawe baramurashe. Baraterura bajyana kwa muganga. Akize baramugaruye. Bamwambuye Nyanzare. Ubwo baraje bamwambuye Nyanzare, bamwambuye za Kibirizi n'ahandi hose. Ubwo araje yongere azinga ishati arebe ku kuboko, agire ngo ari guterana ibipfunsi. Ajye kwenderanya, nareba ku kuboko kwe afata ifoto ye niya nzinza zigereranye, avuga ati ngiye kumwitura hejuru, ndamubonama. Yongere ya divassing. Intare nazo zimuce hasi, zibirindure, zijyane Kanyabayonga n'ahandi hose na Rwindi. Chiko Chitambwe yisange Uganda. Hariya biroroshye kuhungira Uganda agakora amateka nk'aya Kirimwami. Kuko burya ntabwo Kirimwami si we wa mbere wa Kongo wahungiye Uganda, tujye tubyibuka. Na Mama Dunda bajya babyinirira, nawe yarahahungiye. Burya se nawe yagiyeyo? Ko ari we wa mbere mbese, kandi bavuga ngo ni intwari. Intwari mu gukora iki ariko? Kuko yaherekeje mu Ventura iri kujya Uganda. Narinzi yuko ngo ari we ngo ibyajyanye mu Ventura Uganda yari amasezerano bari bavuganye, yari amasezerano. Ndugu yangu, umuntu waba yararwanye na mu Ventura 2013, yibuke ko umusirikare umwe yafungaga brigade yabo ntinyeganyege, ntiyadivasinge. Icyo gihe kandi na support bari bafite ntago yari mu coalition nini gutya, bari bafite Sadek yonyine. Icyo gihe bari bafite Sadek, ariko na mu Ventura yari yaramaze kwiryanira ubwayo, yarapfuye, yararangiye. Ubu bari kurwana na mu Ventura ihumeka, barwanye na mu Ventura idahumeka, irimo serumu na serumu kazibye. N'akaserumu kazibye. Nibyo. Ubu rero bari kumwe nayo iri guhumeka. Sure. Ihumeka nzima. Iri active. Iri zimi zigasimbuka. Hari ikiganiro karahutaka nshaka kuzakora. Nshaka kuzatumira abahanga barimo nawe mukunsesengurira. Niba M23 iramutse ibonye ubwigenge bwa Nord Kivu idashobora gushwana, tugafata ingero kuri Sudani y'Amajyepfo. Ntago ari nona ntubyinjiremo. Ntubyinjiremo, ntago ikiganiro kiri uyu munsi, ntago yonge ngo turiho. Ariko icyo kiganiro tuzakirarikira abantu tugikore, turebe akenshi abantu baba bashwanya baba bapfuye iki, hanyuma kandi kwiyunga kwabo kuba gushoboka kungana gute ugereranyije no gushwana kwabo mu gihe barwaniraga ubwigenge, kuko bivugwa ko bose ngo baba bashaka ubutegetsi. Tuzanareba niba na M23 yabara ubutegetsi koko ishaka. Icyo gihe nawe uzaba uhari, don't worry, ibitekerezo wari ugiye kumpuzabima muri icyo kiganiro. Ubwo reka tugushimire, tukurekure, urakoze cyane kubw'iki kiganiro. Kereka niba hari ikintu tukuniganyeho ijambo wari ugiye gusorezaho. Waruriniganye ntago byakunda, ntago nabikora kandi turi mu ruvugiro. Ntago nabikora mu ruvugiro. Reka nkangurira abantu kuri gutera inkunga iki kinyamakuru cya Bwiza. Ni ukuri wikwigaye igihagararo. Amafaranga 100 ashobora kugira ikintu akora mu gutara aya makuru. Amakuru arahenda bavandimwe, uko batazi ibitara tuba twicayeho ubu n'umuriro
byonyine ibi bitara twicaye uretse kuba bidutwika binatwara n'umuriro ubu mu kanya dushobora kumva muri Cash Power bisonnye tukajya kugura undi. nta kintu bwiza yakora cyangana n'ibyishora. Sure. Nanjye mfite ikinyamakuru cyanyu cyo nkoreraho kindi bita ya BND cya bwiza ngo bagikurikira cy'abadukurikira BNDM News ako BNDM News. namenye neza uburyo amakuru ahenze no kuyageraho. Ubwo ushobora kumara umunsi wose uri gushakisha amakuru ugatagangara utanayagezeho, utageze ku isoko yayo nyirizina. Wabyumvishe ko Bosco wamaze kuba umunyamakuru ubwo ko kantu kakubayeho wagezemo neza kabisa. Hari igihe ushaka amakuru kayabura burundu. Ibyo washoye byinshi cyane, ibyo washoye ayo makuru niyo wayandika ku binyamakuru ukagurisha bitagaruka, ntabwo byagaruka. So ndasaba abantu nimutere inkunga bwiza, mushyigikire ibi binyamakuru mu by'ukuri, kuko iyo biza kuba biri muri Kongo nakavuze ngo Gisekedi izo nkunga arazitera, kuko uri tayari kuvuga nabi u Rwanda, kuvuga ibyo ashaka kumva, kuvuga ibyo ashaka kumva, gushakira izina rishya AFC, gutuka u Rwanda kugira ngo bahabwe ibihumbi 50 by'amadolari. Urumva ni nka miliyoni 60 mu manyarwanda, ntabwo ari amafaranga make y'ababyumva. Ariko ibi binyamakuru byo biracyari ku kuri. Niba mukareba na BBC idashobora kuvuga ukuri atari uko kudahari, ijwi rya Amerika ritavuga ukuri atari uko kudahari, Eljas ritaguhinga atari uko kudahari, ahubwo ari uko yariye, kuko yishyuwe ntabwo kuri buvugwe. Ibi binyamakuru rero byari byo kubabwira ukuri, ndabingenze ni mu bishyigikire, ni mutabare ibi binyamakuru, kuko usanga nabyo biri mu mahenebere, mu mazi abira y'ubukene. Yes. Ijana ryawe ryagira icyo rifasha kuri ibyo, ariko munakore subscribe kugira ngo nabo bagire mubahe iyo encouragement, mutere iyo courage kugira ngo bakomeze babona ko hari abantu babwira bumva. Nimukore subscribe, mukore share na comment na like. Asante sana Bosco. Ibyo mubikore kuri bwiza no kuri BNDM News. Ntarasoza Shadrack, ntago nakurekura rega ko ntari bugukupe se, mbwira rwose uruvugiro ni hari ikintu namenye numvishe, reka ngicisha hano kuko nkimenye mu kanya amakuru yo gucisha kuri BNDM News narangije. Ni nko kugira inama umuntu wumva ikintu uvuze kimureba. Yes. Uba waba ukora kuri radiyo runaka, ishaka ibitangazamakuru. Kera hari amaradiyo y'abagabo twitaga Money Park, ukagira ngo so ubwo uwo muntu waba warafashe amadolari 200 avuye mu Burundi kugira ngo utange amakuru y'ibihu acuruza abantu nyamwinshi. Wibuke yuko uhawe mikoro kuyahereye hagati. Se ikintu urujye kuvuga ko ugihereye hagati nk'uwo muntu, hari umuntu se wabikoze? Amazina ye ntago nayamenye, wampaye amakuru ntago yambwiye, ariko buriya azanayamenya, azayambwira. Ni umuntu ukora akazi nk'aka kacu ko guhanahana amakuru. Ubwo ni ibyita Money Park, ubwo ubyumva arumva icyo njye ndi kuvuga. Kugurisha amakuru amadolari 200 ni wumva bikuriho, nakwingira guhagarikira aho ugereje. Sindakumenya amazina, ariko no kuyamenya nzayamenya. Bana ni ibimfasha, kuko mu Burundi nabo barakangutse.
umuntu ama amakuru yayampa rimwe ugasanga yapfuye. niyo mpamvu amakuru yawe asigaye ari makeya. Ntawe mba namubwiye kuko sijye nivamo ngo mvuge nti runaka yampaye amakuru, ntabwo byo wabikora. ariko umuntu uri gukora icyo kintu nawe wumve ngo aho nzakumenyera isi zakugaya kuko nzakuvuga neza mukavuka. Angwa ni nayo mpamvu na Rabini namubuze, wasanga ariyo mpamvu wabona ibi bintu mbivuze mu kavuyo. Oya birumvikanye, mbivuze mu kavuyo ubyumva aze kumva mu icyo nshaka kuvuga. Nibyo impamvu mbishyize mu kavuyo, mfite impamvu yabyo. Ubyumva aze kumva icyo nshaka kuvuga. Sure. Sawa Bosco, wirinde kandi ugire ibihe byiza. Sawa muvandi, gira ibihe byiza nawe. Okay. Ewan Bosco kabisa aduhaye amakuru yose n'ubusesenguzi bwose. Ewan ikiganiro kirambuye kabisa. Use mfite impungenge kugiye kumera nk'ibyo ndi gutekereza Deni. Ndi gutekereza ngo iki kiganiro tugisoze. Nibyo ndi gutekereza kubera ko Rabini yayamazemo, nanjye ngo Rabini Bosco yayamazemo uburyo twayatwaye byatumye tuyacamo yose tugenda tunayasesengura. Ubu nta kintu gisigayemo twe tuza kuvugaho, ibindi turabibikira uruvugiro rw'ejo. Ubundi ibiganiro uko bikomeza kubageraho umunsi kuri uru ruvugiro, reka tubahe urunguru. Numva twabaha urunguru, kereka niba hari indi ngingo mubonye tutavuzeho mukabona yari ingenzi cyane, ariko turaza kuyibona muri komenti tuzayihereho ejo. Ubu kuri uru ruvugiro turabasezeraho gutyo, kandi kuko rwabaye rurerure turasuhuza abantu bake bashoboka. Ni uruvugiro ntabwo twareka gusuhuza, niyo mpamvu mpereye kuri ntaho mpagaze Emmanuel, nkashyiraho Montana, nshyizeho kandi Sengreto Joseph, nshyizeho Musenire iruba ngiki irufambo mpaye hawe rose bubanje nawe ndagusuhuje. Edi Peter ibihe byiza, tumwebaze Raija Gidotese, nawe ukomeze kugira ibihe byiza cyane. Siboniyo Samuel, nawe ukomeze kumererwa neza cyane. Uyu muntu witwa Gidotese reka tugushimire cyane kubera ko wasobanuraga neza uburyo isukari iri muri primary needs, aho bavugaga ko ikenerwa cyane ku mubiri, ariko ikanashobora kuvamo ibiribwa bimwe na bimwe turya nk'uko twabivugaga mu kiganiro. Gusa ikindi ni uko isukari ikoreshwa cyane ahanini mu nganda, ibyo ikaba ijyanirana cyane n'ubukungu kurenza uko yaba mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage. Abandi nsuhuza barimo Dative Byungura, ndetse ndashyiraho kandi mu Rwanda Shyaka Alexander Kagabe Fido. Arabufite Deni, arabamaze kugeraho. Reka nsuhuze nanjye Damien Nkaka, Singleto Joseph Mararungu. Yego. Nsuhuze kandi Marie Goreti, nsuhuze Elijah Shadad, Habyarimana François. Yego. Ni na Boni ndetse na Yurike, kongeraho Mandela na Moses. Yego. Nubiba Murange Solange, Mugiraneza Pablo, Nchizirungu, umuntu bita Rutaga nkawe na Mahombe Hakiza. Shwa, ndetse na François Gashabuka bubanje nari nagusuhuje, ndetse n'abandi mwese tudasuhuje. Reka tubifurize gukomeza kumererwa neza no kuryoherwa na gahunda zitandukanye muri gukora muri ano masaha ayo murebemo iki kiganiro byensire. Turabibutsa ko mwamugize neza mukoze subscribe, Bosco yawe bashishikarije ku buryo buhagije, share, like na comment no gutera inkunga Bwiza TV, byose birakenewe kugira ngo Bwiza TV ikomeze gutera imbere. Muri iki kiganiro uruvugiro mwari kumwe nanjye Shadrack Niyonsenga na Denis Nsengiyumva, twari turi kumwe kandi na Fred Ndacyayisenga ku buhanga bw'ibyuma. Nawe ukomeze kumererwa neza cyane.